ushaka guhamagarayo imbere uhabanza ikimenyetso cyo guteranya ugashyiraho umubare 850 73% by'abatuye icyo gihugu nta dini bagira. Ibintu byose bisa nk'amatorero cyangwa se imyemerere ishingiye ku madini ndetse n'ibya gikristu bigabana hafi 25 ndetse n'ibice 5%. Basigaye aho bose bangana na 0.5%. Amakuru yabo ntabwo azwi. Ibyo kwitwa igihugu byabaye mu 1948 nawe itegeko nshinga rigenga igihugu ryashyizweho mu mwaka w'1972. ubundi cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Koreya. Ni leta cyangwa se n'igihugu giherereye mu gice cy'amajyaruguru ya Koreya, ni mu gace kazwi mu burasirazuba bwa Aziya. Raporo ya Banki y'Isi yo mu 2023 igaragaza umubare w'ibihugu n'abaturage babituye, igaragaza ko Koreya ya ruguru ari igihugu gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 26, 2,980 ndetse na 666. Mu mwaka wa 2016 izina abayobozi b'iteka rya Juche Koreya ryatangijwe rishingiye ku itegeko nshinga ry'igihugu. Aka kanya ryahise rihabwa abayobozi babiri kandi rihabwa umuhungu na se. Abo ni Kim Il-sung wabaye perezida w'iki gihugu kuva cyabaho mu 1948, akaba yaritabye Imana ku isaha y'isa 8 zo mu ijoro ryo ku itariki 8 Nyakanga 1994. Undi muyobozi wa Koreya ya ruguru w'iteka ryose ni umuhungu w'uyu Kim Il-sung nyine ariwe witwa Kim Jong-il. Yavutse ku itariki ya 16 Mata 1942. Yayoboye Koreya ya ruguru nyuma y'urupfu rwa se kuva mu mwaka w'1994. Kim Jong-il yitabye Imana tariki ya 17 Ukuboza 2011. uyu yahise nawe asimburwa n'umuhungu we ukiri ku butegetsi na n'ubu ariwe Kim Jong-un. Bikaba ndetse bitazwi neza umwaka yavutsemo, aho bagenekereza ko ashobora kuba yaravutse tariki ya 8 Mutarama 1982 cyangwa 1983. Abandi bakavuga ko yavutse 1984. Mu by'ukuri nta makuru ya nyayo y'umwaka uyu mugabo yavutsemo azwi. Reka twinjire mu mateka yuzuye yakomotsemo igihugu buri muntu wese atifuza kugeramo. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ubundi amateka avuga ko mu mwaka wa 2033 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwami bwa Joseon bwashinzwe n'umwami bitaga imana yabo Dangun. Nyuma yo guhurizwa hamwe n'ubwami butatu bwa Koreya, bose bigahabwa izina rya Unified Sira. Ahangaha hari mu mwaka wa 600 ndetse na 68 nyuma y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe nibwo icyitwaga Koreya cyaje gutegekwa n'ingoma y'abitwaga Abageryo. Bayitegetse kuva mu mwaka wa 918 kugeza mu mwaka wa 1392. Abageryo bavuyeho basimbuwe n'ingoma y'aba Joseon. Aba nabo bayoboye kuva mu mwaka wa 1392 kugeza mu mwaka wa 1897. Mu mwaka wa 1897 ubwo yari avuye mu buhungiro mu gace kitwa Hanseong, ubu ni mu murwa mukuru wa Koreya y'Epfo cyangwa se Seoul, umwami Gojong yatangaje ko iby'ubwami bwa Joseon bivuyeho burundu, ahubwo nyine ko bisimbujwe n'ubwami bwa Koreya, ndetse ahitaba n'umwami wabo. Nibwo bwa mbere hari habayeho ubwami bwitwa Koreya. Icyo gihe mu gace ka Seoul umwami Gojong yari yarahungiyemo hayoborwaga n'Uburusiya bwari bumaze igihe kinini buhanganye n'ubwami bw'Ubuyapani. Iki cyemezo cyarakaje cyane ubwami bw'Abayapani, barindwanye z'akataraboneka muri iyo myaka yahahise, ariko ntacyo bari kubikoraho. Uburusiya bari bahanganye bwari bumereye nabi Ubuyapani kandi bushyigikiye Koreya. Uburakari bw'Ubuyapani bwatumye impambara yabwo n'ubwami bw'Uburusiya ikaza umurego, maze nyuma y'imyaka 8 gusa Gojong wari washinze ubwami bwa Koreya, ibintu byahise bihindura isura kuva ubwo. Byabaye nyuma y'intambara ikomeye yamenyekanye nka Russo-Japanese War, yatangiye mu mwaka wa 1904. Iyi ntambara yarangiye mu mwaka wa 1905, aho Ubuyapani bwari bumaze gutsinda Uburusiya, kandi Uburusiya nibwo bwakingiraga ikibaba icyari ubwami bwa Koreya. Iki gihe nkwibutse ko ibijyanye na Koreya ya ruguru cyangwa Koreya y'Epfo byari bitarabaho, byose byari Koreya ya Peninsula. Ubuyapani bukimara gutsinda Uburusiya bwahise bwigarurira ubwami bwa Koreya bwategekwaga na Gojong. Hashize amezi 2 gusa ku itariki ya 17 Ugushyingo mu mwaka wa 1905, umwami Gojong utarigiraga ava ku izima yasabwe n'ubwami bw'Ubuyapani gusinya amasezerano yiswe Japan and Korea Treaty of 1905. yaragamije kwegeka Koreya ku bwami bw'Ubuyapani nka kimwe mu guce twabo, ariko Gojong yararahiye aratsemba ko adateze gusinyira ibyo ngibyo. Uyu mugabo wari indatsimburwa ku bijyanye no guharanira Koreya yigenga, yashatse gushyira ikibazo cya Koreya n'Ubuyapani mu miryango ikomeye ku isi, ariko byose
byose bibi by'ubusa birananirana. Bidatinze nyuma y'imyaka 2 gusa, ubwo ni mu 1907 ndetse na 7, Go Jong yahise asimbuzwa umuhungu we witwa Gichu, kuko nyine we yari yemeye gusinya amasezerano ise yanze gusinya. Umuhungu wa Go Jong wafashwe nk'umugambanyi ndetse ataritse n'ubwami bwa Korea yose muri rusange bijyanye n'imitekerereze ya se, yasinye amasezerano rwose we n'abaminisitiri 5 bakomoka mu bwami bwa Korea, maze bemera kuyoborwa n'ubwami bw'Ubuyapani mu buryo bwa burundu. Ku itariki ya 20 Nyakanga umwaka w'1907, umwami Go Jong yarahambirijwe ajyanwa mu ngoro yari ahitwa Ideoksungung. Nubwo byari byamaze kurangira, ntabwo Go Jong rwose yigeze acika intege, kuko yakomeje nyine gutera imigeri ashaka ko abaturage be bahabwa uburenganzira n'ubwigenge, kandi ubwami bwe bugakomeza kwitwa Korea, bikavaho ibyo kuba ubw'Ubuyapani, bakava mu maboko y'Ubuyapani maze bakaba igihugu cyigenga nk'uko yari amaze igihe yarabiharaniye, ariko bakabimukuraho. Gusa nubwo yateraga imigeri, ibi byose ntabwo byagezweho, ahubwo byose byarangiye byanze. Ku itariki 22 Kanama 1910 nibwo Ubuyapani bwegukanye burundu Korea nk'agace kakolonizwaga nabwo. Kuva ubwo icyari ubwami bwa Korea cyavuyeho burundu, maze hasinywa andi masezerano yiswe Korea igiye mu maboko y'Ubuyapani n'abaturage bayo, maze bose bayijyamo bakurikiza amategeko nyine y'Ubuyapani, gusa nta kindi barebyeho, ibyo kugira igihugu cya Korea babyibagirwa batyo. Kuva ubwo Ubuyapani bwakolonije Korea mu mutuzo rwose mwinshi cyane kandi ntacyo bwikanga. Ku itariki ya 21 Mutarama 1919, Go Jong wahoze ari umwami w'ubwami bwa Korea, ari nawe bushinze agashaka iteka guharanira ubuyobozi bwabwo ndetse no kwigenga kwa Korea, iki gihe yitabye Imana. Yaguye mu nzu cyangwa se mu ngoro ye, aho yacungirwaga bya hafi n'ingabo z'Ubuyapani zari zimeze nk'izamufungiyemo. Urupfu rw'uyu mugabo n'ubu rwigwa mu mateka ya Korea zombi nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu nubwo butarambye. Ntabwo urupfu rwe rwigeze ruvugwaho rumwe kugeza n'uyu munsi. Ni inkuru rwose yarakaje abanyakoreya b'icyo gihe. Kuva ku gihe cyose baba bamaze kumenya ko yapfuye, hakomeje gututumba intambara yo mu mutwe no mu mitekerereze, ariko bigakorwa nabo bose bari abacakara b'Ubuyapani. Iki gihe babikoraga byose ntabwo bigeze hamenyekana icyamwishe cyangwa se ngo bamenye nyine icyo yaba yarazize, kuko n'ubu ngubu biracyakekwa ko yaba yarahawe uburozi n'Abayapani nyine. Ibi byazamuye inzigo hagati y'amashyanga abiri, ndetse burakari bw'abanyakoreya nyine ntibwigeze burangirira aho ngaho, kuko bivugwa ko urupfu rwa Go Jong ari rwo rwabaye intandaro cyangwa moteri yo kurwanira kwishyura ukwizana kwa Korea muri rusange. Ni ibintu icyo gihugu cyagezeho burundu ku itariki ya 15 Kanama mu 1945. Iki ni igihe Ubuyapani bwamanikaga amaboko bukemera ko butsinzwe nyine na Korea n'abandi bayifashaga. Ubwo icyahoze cyitwa Korea Peninsula aba aribwo kibonye ubwigenge nyuma y'imyaka 35 yose y'ubukoloni bakolonizwa n'igihugu cy'Ubuyapani. Kuva kuri iyo tariki kugeza uyu munsi, Korea zombi iy'epfo n'iya ruguru zose zizihiza uyu munsi kandi zikawizihiriza rimwe. Sasa ko byamaze gutsinda Ubuyapani, babonye ubwigenge, byagenze bite ngo aba bantu batandukane cyangwa batandukanywe? Amateka avuga ko umutwe w'inyeshyamba zo muri Korea wateye uturutse haruguru mu misozi miremire yo muri Manchuria wishe abategetsi bose b'Ubuyapani kandi urabagarika mu gihe cyihuse cyane. Umwe mu bayobozi b'inyeshyamba zikomeye cyane wari umukomunisite witwa Kim Il-sung, ufatwa n'ubu nk'umuyobozi w'ibihe byose wa Korea ya ruguru, yari mu bakomeye bari bahagarariye uwo mutwe w'inyeshyamba ndetse ari n'umuyobozi. Hadaciye kabiri bamaze gutsinda, Korea ya Peninsula yasabye Uburusiya bwari bukibumbiye hamwe nk'icyitwa Abasoviyete ko bagabura maze buri wese akajya ukwe. Leta z'Abasoviyete zarabibemereye, zibikora mu gikorwa cyakozwe hafi imyaka 3 uhereye mu 1945 kugeza mu mwaka w'1948. Ingabo z'Abasoviyete zifatanyije n'abandi bahanga bagabuyemo ibice bibiri iby'icyahoze ari Korea ya Peninsula cyangwa se Korea muri rusange, bakoresheje imirongo ibiri idahura ya 38 ikizwe nka 38 parallel cyangwa se uburebure bwa dogere 38, umurongo ugabanya isimo kabiri wa equateur. Kugira ngo ubyumve neza, ni igice cya 38 kibangikanye mu majyaruguru y'uruziga rw'uburinganire muri dogere 38 mu majyaruguru y'umurambararo w'uburinganire bw'isi. Ni umurongo wambukiranya hagati y'umugabane w'Uburayi ukamanuka mu nyanja ya Mediterane, ugaca mu mugabane wa Aziya, ukanyuranya mu nyanja ya Pacifique, Amerika ya ruguru ndetse n'inyanja ya Atlantika. Urugabano rwa 38 rwashyizweho nk'umupaka uhoraho uri Korea y'Amajyaruguru ndetse na Korea y'Amajyepfo nyuma y'intambara nyine ya Korea ya rusange. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, amakimbirane yo muri Korea zombi ni amakimbirane yakomeje gushingira ku kugabana Korea hagati ya Korea ya ruguru izwi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Korea ndetse na Korea y'Epfo izwi nka Repubulika ya Korea. Buri ruhande muri ibi bihugu byombi ruriteka rukavuga ko aribwo butegetsi bwonyine bwemewe bwa Korea yose.
bwose kandi nyine bukurikije amategeko. Amakuru yemeza ko bidashoboka na gato kwinjira muri Korea ya Ruguru uvuye muri Korea y'Epfo cyangwa kwinjira muri Korea y'Epfo uturutse muri Korea ya Ruguru. Nubwo waba wujuje ibyangombwa byose by'abinjira n'abasohoka, biroroshye cyane rwose kugufata bakagufunga uko bishakiye kandi nyine ugafungirwaho winjiriye. Twinjire muri Korea ya Ruguru by'umwihariko maze tumenye n'ibihabera, turebe ku bwoba abantu bagira mu gihe batekereje kuba bajyanwa muri icyo gihugu. Nyuma yo kuba igihugu cyigenga, Korea y'Amajyaruguru nyine ntiyigeze ihuza ibitekerezo by'imiyoborere n'amategeko agengwa n'ibihugu by'iburengerazuba, ubwo ni ukuvuga i Burayi ndetse utibagiwe na Amerika. Kimwe mu bidasanzwe byabashyamiranyije byari ukwinjiza idini muri iki gihugu. Korea ya Ruguru rwose ntabwo yumva ibijyanye n'amadini n'amatorero ndetse n'ukwemera gushingira ku Mana ndetse n'ibyitwa Yesu. Kuva abamisiyoneri bahagera mu mpera z'ikinyejana cya 19 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Korea na Pyongyang, Abanyaburayi bari baraharemye ikigo gikomeye cyane cy'ibijyanye n'imyemerere ya Gikristo. Kubera iyo mpamvu nyine Pyongyang yitwaga Yerusalemu iburasirazuba. Ibi ngibi byarabababaje cyane abari bamaze gufata ubutegetsi, barabirimbura byose ndetse n'iyobokamana babitera umugongo kandi mu gihe cya burundu ku mugaragaro. Ni igihugu amakuru avuga ko kigendera ku matwara akomeye cyane ya gikomunisme, ku buryo nyine umuturage wacyo akurikiza ibyemezo bikakaye biba byafashwe n'abategetsi bakuru kandi utabikurikije agahabwa ibihano bikomeye cyane birimo n'ibyo kwicwa. Umurwa mukuru wacyo witwa Pyongyang, abawutuyemo bitwa Abapyongyanese, utuwe n'abarenga gato miliyoni 3,188. Ni umujyi nyine ufatwa nk'uw'impinduramatwara cyangwa se capital of revolution. Ubwoko bw'imiyoborere na guverinoma ni igitugu kandi nyine ni igihugu kiyoborwa n'ishyaka rimwe gusa ryitwa ishyaka ry'abakozi ba Korea cyangwa se Workers Party of Korea. Umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu ni Kim Jong Un, ari nawe perezida nyine w'iki gihugu. Nta muntu n'umwe uri hejuru ye muri Korea uretse se ndetse na sekuru bayoboye iki gihugu kandi bo ubwabo batakiriho nk'uko nyine itegeko ryabo nshinga ribibemerera. Ifaranga rya Korea ya Ruguru ryitwa won cyangwa se North Korean won NKW. Ubuso bw'iki gihugu bugerwa ku birometero 120,540. Dore ibintu 10 utaruzi kandi bitangaje muri Korea ya Ruguru. Umuntu wapfuye yakomeje kuba perezida. Kim Jong Un ni perezida wa Korea ya Ruguru, ariko si we perezida uhoraho muri iki gihugu, kuko urwego rwo hejuru rwa Korea ya Ruguru ni izina ry'umusaza wapfuye ari we sekuru nyine witwa Kim Il Sung. Niwe wakomeje kuba kuri uyu mwanya kuva iki gihugu cyabaho ndetse naho bishyiriweho nyine nk'uburyo bwa guverinoma iyobowe n'abapfuye, kuva yatangazwa nka perezida w'iteka nyuma y'urupfu rwe bikanemezwa mu itegeko nshinga mu mwaka wa 2016 nyine. Ikintu cya kabiri, ihanwa rusange ry'umuryango wose. Muri Korea ya Ruguru menya ko rwose gukora icyaha runaka bituma umuryango wawe w'inzirakarengane ufunganwa nawe, kabone n'ubwo bo bataba bakoze icyo cyaha. Ibisekuru bitatu ni ukuvuga sogokuru wawe, ababyeyi bawe ndetse n'abana bawe cyangwa se abana uzabyara, bose nyine bahanwa igihano cy'icyaha umuntu umwe aba yakoze kandi bimuturutseho bo bitareba ngo babikoze. Ikintu cya gatatu gitangaje, kuhagenda bisaba utwara amafaranga y'iwanyu aho ukomoka. Ba mukerarugendo ntibemerewe gukoresha ifaranga ry'igihugu cya Korea ya Ruguru cyangwa se ifaranga ryitwa Iriwon. Mu maduka yabo yagenewe ba mukerarugendo cyangwa abanyamahanga, umuntu wasuye iki gihugu ashobora kwishyura ibyo ashaka ariko nyine akoresheje amayero cyangwa agakoresha amafaranga, ubundi akaba yakoresha amapaundi cyangwa agakoresha amadolari y'amanyamerika n'ayandi mafaranga atandukanye. Icya kane, amatora. Nubwo amatora akorwa buri myaka 5, izina rimwe ryonyine niryo rigaragara ku rupapuro rw'itora, nta rindi zina rigaragaraho uretse izina nyine Kim Jong Un. Kumutora ni itegeko ndetse kwanga gutora ni icyaha gikomeye cyane. Ni igikorwa gifatwa nk'icy'ubuhemu kandi nyine iyo bimenyekanye ko utatoye uhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo nyine kwirukanwa ku kazi, gufatirwa imitungo yawe yose nk'amazu, amamodoka ndetse n'ibibanza n'ibindi, kandi nyine ukagenzurwa igihe cyose, ukabaho nyine nk'ucunzwe cyangwa se nk'uwafungishijwe ijisho. Ikintu cya gatanu ni uko tubaho umuryango wa Kim bifatwa nko gutuka Imana. Umuntu wese asuzugura umuryango wa Kim Jong Un ufatwa nyine nk'uwatutse Imana kandi arahanwa bikomeye cyane bishobora kumugeza no kukwicwa. Ikintu cya gatandatu utaruzi ku bijyanye na Korea ya Ruguru ni amategeko agenga abahagenda akarishye cyane. Ba mukerarugendo bagomba kugenzurwa byuzuye kandi ntibemerewe gufata amafoto cyangwa amashusho ayo ari yo yose cyangwa gutwara inyandiko izo ari zo zose zifitanye isano n'imyemerere y'iby'idini cyangwa aho zifite aho zihuriye n'imiyoborere ijyanye n'iyobokamana. Ugomba gutembera uri kumwe n'ukuyobora kandi nyine ntabwo uba wemerewe kuvugana n'abenegihugu. Hari ahantu rwose nyaburanga hazwi neza buri wese abazi kandi hakaba haragenewe gusurwa nyine n'abanyamahanga cyangwa ba mukerarugendo. Iyo wagiye kuhasura uretse nyine aho ngaho ujya, nta handi hantu na hamwe uba wemerewe kujya. Ikintu
ikintu cya karindwi gitangaje muri iki gihugu ni indangamisi cyangwa ibyo twita kalendari. Ku baturage ba Koreya ya ruguru, kalendari cyangwa se iki dukoresha tubara iminsi n'amatariki, ibyabo byo bishingiye ku mwaka umuyobozi wabo uhoraho yavukiyemo. Uwo nta wundi nyakwigendera Kim Il Sung, itariki yavutseho n'iminsi, ibyo ngibyo nibyo bifatwa bikagenderwaho babara iminsi bagendamo mu bihe. Ntabwo bagendera kuri iyi isanzwe twebwe dukoresha, kuko nyine iyacu igendera ku ivuka rya Yesu. Bo kuvuka bagenderaho ni ukuvuka nyine kwa Kim Il Sung, umuyobozi wabo uhoraho w'ikirenga, akaba ari na perezida wabo w'iteka ryose. Ikintu cya munani gitangaje muri Koreya ya ruguru ni uko igisirikare cyaho ari nk'umuco. Kwitabira ibikorwa bya gisirikare ni itegeko ku mwenegihugu uwo ari we wese. Abagabo bategetswe kumara byibura imyaka 10 mu gisirikare, naho abagore bategetswe kukimaramo nibura imyaka 7. Umuntu wese w'umunyakoreya ya ruguru afite uburambe mu bya gisirikare. Igisirikare ni ikintu gikomeye cyane kandi cyubahwa na buri wese. Ntabwo rwose wataruka iyo ngingo yo kujyayo uri umwana cyangwa se uri mukuru, uba waragiyeyo mu gihe cy'imyaka yawe yo kigeze. Ikintu cya 9, umusatsi no kwiyogoshesha bifite amategeko abigenga kandi ya leta. Abanyakoreya ya ruguru bose bagomba kubahiriza imwe mu nyogosho 18 zemewe na leta ku bagore, ndetse n'inyogosho 15 zemewe ku bagabo. Nizo zonyine zemewe, nta zindi zemewe uretse izo ngizo. Ku musatsi w'umuntu ukiri umusore ugomba kuba uri munsi ya santimetero 2, naho abantu bakuru b'abagabo bashobora kugira umusatsi urengaho gato santimetero 2, ariko nyine utarenze santimetero 2 kuri 3/4. Ubwo bupime rwose ntabwo burenza, iyo uburengeje nyine urabizira. Abakobwa nabo bakiri ingaragu bagomba kugira umusatsi mugufi cyane, kandi ntabwo wemerewe kwambara ipantaro ya jeans cyangwa izizwe nk'amakoboyi mu gihe uri umukobwa cyangwa se uri umugore. Ikintu cya 10 gikomeye mu bigenga abanyakoreya ya ruguru utaruzi ni uko mu mategeko agenga abakozi ba leta harimo n'iri ngiri, kandi rikaba rikomeye cyane. Muri Koreya ya ruguru ni itegeko rwose ko abayobozi cyangwa se niba uri umuyobozi uba ugomba kwambara imyambaro cyangwa ikindi cyose kiriho ikirango cy'ishusho iriho nyine isura y'uwashinze iki gihugu cya Koreya ya ruguru ariwo Kim Il Sung, ndetse n'umuhungu we Kim Jong Il wari wamusimbuye, kandi nawe ubu ngubu akaba yarapfuye nyine ari nawe se wa Kim Jong Un. Aho mu bindi bihugu bashyira uturango tw'amadarapo y'ibihugu byabo cyangwa se ibirangantego ku myenda, muri Koreya nyine ho ya ruguru ubakoresha nyine ayo mafoto batyo, kandi nyine utabikoze atyo akaba bihanirwa n'amategeko, kandi bikaba byatuma abura akazi ndetse yewe akanahanwa bikomeye cyane. Ndagushimiye rero wowe wakoze subscribe, kandi ngushimiye ko wakurikiye ikiganiro. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao, nakagaruka.